Muraho neza nshuti zacu, muri kumwe na Rutabara Kado, nkaba ndi kumwe na sister hano. Tugiye gushima Imana, cyane cyane nshimiye Imana ko Imana yandinze impanuka ikomeye cyane. Mbona yongeye kuntiza ubuzima. Nta mpamvu n'imwe yatuma ntayishima, nta mpamvu n'imwe yatuma ntayikorera. Ibintu ibyo ari byo byose twikora hano hanze cyangwa hano muri iyi si, nta na kimwe wakora udafite ubuzima bwiza. Imana niyo iduha uyu mwuka, Imana niyo iduha ubuzima. Ejo bukabuvamo bikaba birarangiye, ariko iyo tubona ko bukeye bukira bugaca, nta mpamvu n'imwe yatuma tudashima Imana. Twabana n'abantu cyangwa abasore, inkumi, rimwe na rimwe turateshuka tukajya mu bindi, tukumva ko dukomeye, tukumva ko ari imbaraga zacu. Oya, ni imbaraga z'Imana. Gusa uzabirebe iyo wakomeretse gato, umubiri wose urahindana, umubiri wose wumva ukubabaje kabisa. Nta mpamvu rero n'imwe yatuma tudashima Imana, kuko ntabwo ari twe turiho, ni Kristo uri muri twe, kandi tubeshejweho n'imbaraga zayo. Kubona umuntu akura akarinda angana gutya, ni amashimwe akomeye. Njyewe rero Imana yarandinze, ariko mubwira ngo nshime cyane, nzakomeza nshime, tuzakomeza turirimbe turamye Imana, kuko ahantu yankuye harakomeye, ni kure cyane. Ndi kumwe na sister Chantal, nagira ngo dusomere ijambo ry'Imana muri Zaburi. Yariteguye Zaburi 103 gutangira aho ngaho, hasigaye ishimwe ryanjye naho rikubiye. Murakoze. Reka dusome ijambo ry'Imana no muri Zaburi 103 ku murongo wa mbere. Avuga ngo umutima wanjye himbaza Uwiteka, wibagirwe ibyiza yakugiriye byose. Amen. Mutima wanjye, umutimanama, umutima w'umuntu ni uzi uriwe, ni uzi wewe. Himbaza Imana mu biriho byose, mu buzima bwose. Ibindi mu byose bihimbaza Imana, ibindi mu byose. Ni ukuvuga ngo umutima w'umuntu niwo mujyanama mukuru. Buriya umutima nubwira ikintu ngo kireke uzakireke, nubwira ngo gikora ari cyiza gikora, iyo ari kibi nyine kireke. Niyo mpamvu Zaburi ivuga neza ngo umutima wanjye himbaza Imana, Imana yacu Uwiteka. Uyu mutima wanjye, nubwo najya muri church, nubwo najya mu rusengero, utishimye, wumva ko ntagiye kuramya, mu by'ukuri ntacyo byamarira. Ariko ngiye kuba mpagaze kuri iyi kamera, mpagaze kuri iyi TV, nshima Imana, nuko binkoze ku mutima, nuko ari ibintu maze igihe ntekereza, nuko nazirikanye neza nkamenya ko mbayeho kubw'Imana, ari Imana imbeshejeho. Abantu benshi bashaka kubona bakavuga ati none ko aje mu ijambo ry'Imana ngiye kuzaza ndamya uko mbishobojwe, uko umutima wanjye unyemeje, hamwe na sister ahangaha. Vuba cyane muzabibona turamya Imana, ariko bitabujije ko twaririmba indirimbo z'umuco. Umuco n'ubukristo birajyana, ariko umwanya tubonye, umwanya dushobojwe, ibihangano uko bije, ibihangano twumvishije bidufashije bindi by'abagenzi bacu turabibona kandi turabikunda, tubiririmbe, bigira abo bifasha nk'uko bibafasha natwe bikadufasha. Muri make rero twashaka kubaheza ikaze, karibu n'akaze cyane. Umwanya wose tubona tuza tuvuga ijambo ry'Imana, dushime cyane 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 cyane. Topic yacu no gushima Imana, kuko umuntu udashima aba ari indashima. Kandi gushima uba wanyuzwe cyangwa uba wishimye, cyangwa Bibiliya ivuga ngo mu bibi no mu byiza mujye mushima Imana. Yangirira neza, twebwe tuvuga ngo Imana yangiriye neza. Nabona ntishimye ati ni Satani, ariko mu kubaho kwanjye kose nzahora nyishima. Aho yankuye ni kure, aho ngeze naho ndahashimira Imana, kandi nkomeze nyiragize n'ibiri imbere n'ibibizi birakomeye cyane. Njye umwana w'umuntu nta namwe nakwigeza. Mu munota umwe sister wasenge basa amagambo nk'atatu kugira ngo dukomeze urugendo twatangiye. Abantu bose tubaha n'ikaze mu minsi iri imbere, tuzakomeza tubane nawe. Yakoze. Uwiteka Mana nzima, Uwiteka Mana kandi
Mwami turagushimiye muri aya masaha y'uyu mugoroba kuba tugejejeho tukiriho si ku bwacu ahubwo ni ku bwawe Mwana yera. Ushimwe uhabwe icubahiro murengezi wacu. Tukweretse ikiganiro dutangiye tuyobore Mwami. Ni tugiye gutangira mu kuramya no guhimbaza, uzadushoboze Mwami, uzatuje imbere muri byose. Ni wowe wenyine wo kwizerwa, ni wowe wenyine wo kwiringirwa, ubwije nuko bukeye. Tugusabye kwizera mu izina rya Yesu Kristo Mana ihoraho. Amen. Amen. Murakoze Imana y'umugisha. Mana ibihe byose icyo wavuze warakivuze, icyo wanditse ntigisibama. Mana y'ibihe byose icyo wanditse waracanditse, oya ntigisibama. Mana y'ibihe byose icyo wavuze warakivuze, icyo wanditse ntigisibama. Zakomeza ngwizere haba mu mvura y'amahindu, haba mu zitane z'ikibi,